umupfumu wa Bayali, umurozi wa Bayali, umuhanuzi wa Ashera na Bayali bakubitiwe ku musozi Karumeli. Yego. Natwe bakubitirwe kuri uno musozi twicayeho Imana ishimwe. mu mbaraga z'Imana. Indwara imaze iminsi yaranze ikire, ibintu byabaye karande ku bantu nibyo bituzamuye umusozi. Amen. Biduha gusabana n'abandi, Amen. abo turuta n'abaturuta dusabana nabo. Yego. Guca bugufi bituma utarya wenyine, ugaburira abantu, urakora. Guca bugufi, iyo umuntu yaciye bugufi, Satani asenya ingo z'abizera mu izina rya Yesu. Atwambura akazi turi abakristo kwaca inara Yesu. Abarozi batugireho uruhare hoya, hari ibyo tudashaka. Yego. Umugenzi ahajya ntabwo ari hanyura, anyura hamugeza ahagiye. Yego. Twebwe twanyuze inaha ariko siho tujya. Ariko agaciro k'igiporoporo ntacyo kamaze, ntacyo kamaze kadafite umwana. ntacyo kamaze. Mu yandi magambo rero nshuti z'umusaraba, Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, nimugire amahoro ya Christo Yesu. amen. Tunejejwe no kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Reka tuguhereze ikaze aho ushobora kudukurikira ari ubwa mbere. Ku Ijwi ry'Umukanguzi hatambuka ibiganiro by'ivugabutumwa. Reka mvuga ngo Ijwi ry'Umukanguzi, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Tubahaye ikaze mwe mwese. Ku Ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, hanyuma kuri kamera ni Jeanne Kwizera. Imbere yacu turahabona mwene data Aniseti, tuguhaye ikaze. Ariko kandi reka mvuge ngo woje ari ubwa mbere, ntugende udakoze subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kubana natwe mu biganiro. Uyu munsi twahinduye icyerekezo, ntabwo ariko byari bisanzwe. Turi ku musozi, turi mu masengesho. Aniseti, tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Uravuze ngo turi ku musozi, nibuka ari igihe ujya kumva umuntu arakubwira ati sengera ndi ku musozi meze nabi. Ku musozi turiho n'uw'amasengesho. Amen. Yego, kugira ngo twifatikanye na bene data bose bagiye batubwira kubasengera. Niyo mpamvu twazamutse umusozi w'amasengesho. Turaza kwihanganisha abantu bari buze kubona ishusho rigenda rihindagurika, kuko umusozi ni kumera nta yindi background igira itandukanye niyo bari bubone. Niyo mpamvu ubona twicaye kuri iri zuba munsi y'ibi bitare bimeze bitya, muri iri shyamba rimeze ritya. Rero nk'uko mwarimu bivuze, amazina ni Aniseti, umuntu uje ari ubwa mbere niyo mazina yanjye. Ndi Kristo. Hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi n'ibisanzwe. Ntekereza ko kuba turi abakristo ari nayo mpamvu itumye turi hano. Imana ishimwe. Amen. Reka nkubaza akabazo kameze gutya. Amasengesho yo ku musozi, Yego, umuntu wakunze kuyasenga, harimo irihe tandukanirizo n'ahandi handi yasengera? urakoze cyane. Wenda n'abandi urujijo ruveho. Ubusanzwe aya masengesho tuyigira kuri Yesu Kristo, kuri Kristo Yesu. Yagiraga amasengesho mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni mu ruhame, muri rubanda. Ikindi cyiciro cya kabiri, ubwo duhereye nyine muri rusange. Icyiciro cya kabiri yafataga abigishwa by'umwihariko, bagasengana nabo bose, akababwira amagambo atavugiye muri rubanda, akanasobanuriramo imigani, ko Kristo yakoreshaga amagambo y'imigani cyane. Noneho akababwira ngo burya wa mugani navugaga wasobanuraga gutya, akabwira abigishwa abasobanurira. Akagira irindi tsinda ririmo Yakobo, Petero na Yohana. Yazamukanaga nabo umusozi kugira ngo bongere bicaginge, reka mbyite gutyo, biyuzuza imbaraga, buzuzwa imbaraga. Noneho na nyuma y'uko bari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo, nabo akabiyufura, akajya gusenga wenyine. Ubundi umukristo agomba kugira ibyo byiciro. Ugomba gusengera muri bene so benshi kugira ngo imbuto z'agakiza twera, ntabwo twebwe twerera mu nzu, twerera mu rusengero, twerera hanze. Niho imbuto zacu zererwa, kandi niyo bazisaruye ntabwo niyo bazirira mu nzu, ariko burya zisarurirwa ku karubanda. Igiti gisarurirwa aho cyereye. Noneho tugomba no kugira umwihariko wo guterana nkatwe nka bene data. Niko ijambo rivuga, ryaratubwiye ngo mujye murushaho guterana uko mubonye wa munsi wegereje, wa munsi wo kuza kwa Kristo, kandi kuko uratwegereye, ngo kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu, muhumurizanye, muririmbirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kugira ngo hatagira n'uwanyugwa agaheranwa n'ababisha. Noneho iyo bigenze bityo, ba bene data twahuye duhuje kwizera, hari n'igihe tugira groupe burya.
y'inshuti, abantu badukunda kubana ku Ijwi ry'Umukanguzi barabizi ko hari igihe tujya tugira groupe kandi bose ntibayigemo kandi bose babibwiwe. Yego. Hakaba n'igihe rero twenyine dusenga, kuko abantu dukunda gusengana ku Ijwi ry'Umukanguzi njya nkunda kubabwira ngo dusenga mbere yo gusenga, turi gusenga tugasengana, nyuma yo gusenga tukongera tugasenga, kuko gusenga ni ubuzima. Iyo ubuzima buhagaze umuntu arapfa, ububaye umurambo, bubaye intumbi. Ntabwo dusenga kuko dufite icyo dusaba, dusenga kuko dufite Imana dusabana nayo. Niyo tutaba dufite icyo dusaba, dufite ibyo dushimira Imana. Amashimwa nakamye guhamya Imana ntibikamye, birahari. Rero amasengesho yo ku musozi ahatandukanira n'ayandi, urabizi abantu benshi tugendana amatelefone. Telefone nubwo nyifite gutya, ndabizi neza ko igomba gucagingwa. Aha ni kuri sharijeri rero. Ku musozi ni kuri sharijeri. Imana ishimwe. Telefone dushobora tuyikoresha ibyo yagenewe. Muri korali, muri diyakoni, muri evangelizasiyo, muri pastorali. Ariko kandi ugomba no kujya gucaginga. Rero tubyigira kuri Christo ko yajyaga azamuka umusozi akiyongeramo imbaraga, agahindurirwa ubwiza. Natangajwe nuko Yesu atigeze ahindurirwa ubwiza ari muri rubanda, ariko agiye ku musozi yahinduriwe ubwiza. Imana ituma kuri Mose yaramubwiye ngo hari ahantu bugufi bwanjye nkunda kunyura, ni mu bisate bibiri by'amabuye. Imana ishimwe. Uhagere ndagutwikiriza ikiganza. Kuki itamubwiye mu rusengero? Ahantu hanjye nkunda kunyura. Ahantu nkunda kunyura. Ikindi cya kabiri, Yesu abonye abantu benshi, Matayo igice cya 5 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo azamuka umusozi. Urakoze cyane. Imana ishimwe. Ni byiza. Kandi n'Imana ibwira Aburahamu ngo jya gutamba Isaka. Naho hari ku musozi. Yarambwiye ngo jya ku musozi. Umugabo witwa Salomo ajya gutambira Imana, yarebye umusozi ufite akanunga gasumba akandi kanunga. Umugabo witwa Eliya Topesa Edrai Nemi endai horia, Eliya ajya gusenya ibicaniro bya Bayali, yabazamukanye ku musozi w'i Karumeli. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya yarongera iragarukira avuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka gose abantu. Imana ishimwe. Rero abantu batesha agaciro amasengesho yo ku misozi ni abantu batumva ibyari byo, ariko ibyananiranye byose bikemukira ku gusenga. Umusozi twawuzamutse, Marise, hari abantu badashoboye gusenga, hari n'ababishoboye. Abo bose tubabereye hano kugira ngo dufatikanye gusenga. Indwara imaze iminsi yaranze ikire, ibintu byabaye karande ku bantu, nibyo bituzamuye umusozi. Imana ishimwe. Nibyo bituzamuye umusozi. Umugoroba Yesu yari bugambanirwemo, muri bukajya mu gacyamba ka Getsemani, yabize ibyo yabivanze n'amaraso. Twebwe ntituje kwitangira abantu byo kubabera abacunguzi, ariko tuje nka bene se muri Kristo Yesu, dufatikanyije muri uru rugendo kugira ngo dufatane amaboko. Abantu batageze kuri uyu musozi mwiyumvemo ko duhari ku bwanyu, namwe aho muri muhari ku bwacu, kuko turi ingingo zimwe muri Kristo Yesu. Sibyo, Imana ibaha umugisha. Amen. Tubonye akamaro ko kuzamuka umusozi. Urugero dufatiye kuri Yesu Kristo, yazamukaga umusozi agahabwa imbaraga, yazamuka umusozi agahabwa ubwiza. Na niko byagendeye Mose ari kumwe n'Imana, nawe yahawe ubwiza. Ni muri ya minsi 40 bamaranye n'Imana bari ku musozi. Agarutse yitwikira mu maso kubera ubwiza yari afite. Imana ishimwe. Hanyuma ni gute dukwiye gusenga amasengesho afite impinduka? Bundi amasengesho afite impinduka nkunda kubibabwira ku Ijwi ry'Umukanguzi. Dusenge mu buryo bwose bwo gusenga. Bibiliya yaravuze ngo musengeshe Umwuka Wera mu buryo bwose bwo gusenga. Mumbabarire, hano ku Ijwi ry'Umukanguzi njya nkunda kuvuga ibintu bisa naho bitamenyerewe reka mvuge mu buryo bwa gikristo muri Afurika, cyangwa se mu buryo bwa Christianism, reka mbyite gutyo. Bundi umuntu usenga ntabwo abanza kwihana ibyaha. Ntabwo abanza kwihana ibyaha. First of all, banza wumve ko hari umwuka ukoburije kwihana. Kuko nitwihana by'umugenzo, kuko ariko batangira, njya nkunda kubivuga, umuntu usenga intambwe ya mbere abanza n'intambwe yo guca bugufi. Kuko iyo uciye bugufi umutima w'ibyaha uratsindwa. Iyo utsinzwe rero urameneka, umenekera imbere y'Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere, guca bugufi. Guca bugufi rero biduha gusabana n'abandi, abo turuta n'abaturuta, dusabana nabo. Guca bugufi bituma utarya wenyine, ugaburira abantu, urakora. Guca bugufi, iyo umuntu yaciye bugufi amenya abababaye. Ushimira Imana ukuri none
warangiza ukareba abatameze nk'uko umeze ukabafasha kugira ishimwe. Niyo mpamvu mbabwira ko gusenga ntabwo Imana ikunda amagambo yacu kuruta imirimo. Imana ishimwe. Imana ikeneye imirimo y'abizera kuruta amagambo y'abizera. Amagambo y'abizera nitwe twiyubaka turi gusabana n'Imana. Ariko imirimo y'abizera yubaka abandi ku rufatiro rwa Kristo, iduhesha imbaraga z'ubusabane bwacu n'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka mbwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro, uri umubyeyi, uri umupapa cyangwa umusore cyangwa uri inkumi, reka mvuge ngo turi ku musozi w'amasengesho. Hanyuma tugiye gutegura imitima yacu kugira ngo umukozi w'Imana dushyire imbere y'Imana dusenge. Ariko kandi niba ufite icyifuzo umaranye igihe kinini, reka ngusabe ngwino uba natwe muri iki kiganiro, kandi ndazi neza ko uyu musozi hari icyo Uwiteka ari bukore. Reka dutunganye imitima, hanyuma dusabe umukozi w'Imana adusengera. Mbere y'uko dusenga, umuntu wumva hari ikintu kimutandukanya n'Imana duhereye ku mihigo, ku byo wahize, ukaba ufite ikintu ushaka ku Mana, higura. Higura nurangiza ubwira Imana ngo nta mwenda. Icya kabiri, niba wumva hari uburyo urimo bubi, hari imirimo mibi, imikorere mibi ya Satani iri muri wowe, banza uyihakane. Ari bwo buryo bwo kudivorusa na Satani. Guhakana imirimo ya Satani ni iyihe? Narebye uburyo Ezira bagera ku kagezi Ahava yabategetse kwiyiriza ubusa, ariko si cyo gikorwa cyabanje. Yarabwiye ngo nimusende inshoreke, mubanze mwirukane ibintu byose bitavuga Imana, Imana itemera. Gusenda inshoreke n'ibigirwamana by'iwabo ni mubireke. N'Abisirayeli barabikoze, na Yakobo yewe ajya gusenga yarabikoze. Reba ikintu kitemerwa n'Imana ukireke. Ikintu Imana yanga urunuka ni ukubizeza amasezerano y'ibyiza Imana izakora muri inkoramabi, muri inkoramahano, mukora ibyaha. Banza utandukane n'icyo tubone dusenge. Imana ishimwe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, niba wumva ushaka ko hari umumaro Imana igira ku buzima bwawe, banza urebe abantu ubera umumaro. Marise, nibwo buryo tujya dusengamo abantu bo ku Ijwi ry'Umukanguzi, n'abantu tutamenyeranye tuzamenyerana muri ubwo buryo. Wijya gusenga ngo wibuke abantu bababaye wari kubanezeza, ngo ubasengere kandi hari icyo bari gukora bakishima. Ufite ihumure ryabo. Ufite ihumure ryabo. Ibi bintu mwaturira abantu umugisha, mukavuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana yarawubahaye, ahubwo muri kuwurya. Umugisha wabo nimwe. Imana ishimwe. Uko tubabera umugisha tukazamuka imisozi tuza kubasengera, niko namwe mukwiriye kuba umugisha, mukitanga mugera ku bandi no kuri twe. Yego. Imana ishimwe. Amen. Bakundwa, ibyo gusenga ni amahame. Rekeraho kugundira ibyo utunze ushaka ngo urabifatana n'ibya Kristo. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Bisaba kugira ibyo urekura. Mubanze mwige kurekura. Mukore mutange, mwige gukorera umugisha kuruta kuwusabirwa. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Reka mbwira umuntu ibintu bimaze iminsi byarananiranye. Nshuti y'umusaraba, Imana turi gusenga, Imana turi kumwe nayo, ni Imana rurema bintu, ni Imana yaremye byose, ni Imana ishobora byose. Mu byo ishoboye harimo n'ibyo byawe. Ibyo ubona byakunaniye, impamvu wabuze inzira ni ukuri kurebesha amaso yaho uhagaze. Uri kurebesha amaso nyine, inzira urazibona gute? Aho uhagaze ntazihari. Ariko Imana ntiri muri pozisiyo yawe, iri muri pozisiyo yayo. Aho utabona inzira yirahabona inzira. Amen. Ubuze urubyaro, imanza za hato na hato ziguhoraho. Nshuti z'umusaraba, urabyara, Satani akabagira umunyago. Satani agize umunyago imbyaro z'abizera kwa Cinara Yesu. Satani asenya ingo z'abizera mu izina rya Yesu. Atwambura akazi turi abakristo kwa Cinara Yesu. Abarozi batugireho uruhare hoya, hari ibyo tudashaka. Twaje mu mpinduka, umupfumu wa Bayali, umurozi wa Bayali, umuhanuzi wa Ashera na Bayali bakubitiwe ku musozi Karumeli. Natwe bakubitirwe kuri uno musozi twicayeho. Mu mbaraga z'Imana, ibicaniro bya Bayali na Ashera byasenyukiye ku musozi Karumeli. Natwe ibicaniro bimaze iminsi tode edrai nenimangi ya horiya, ibicaniro bimaze iminsi byenyegezwa bya Satani
bisenyukire kuri uyu musozi Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Kandi izo mbaraga turazifite, ubwo butware bukorera muri twe. Nta handi Kristo Yesu akorera, ni muri twebwe. Amen. Birasaba kubyemera gusa, kandi kwemera ntibigoye. Wambwiye ngo nsenga, ariko reka dutegure imitekerereze. Kwemera ntibigoye. None se ko muri kwemera ko mpari ari uko muri kubona ndi kuvuga, ngaho muri mwe nihagira unkoraho, nimunkoreho. Ntago bikunda, ariko muri kundeba mukanyumva. N'Imana rero niko imeze. Hari imvugo y'Imana ufite, hari n'ibigaragara Imana yakoze wakoraho, sibyo? Hari n'ibyo Imana yakubwiye bimeze nk'uko ndi nonaha, uri kunyumva urandeba, ariko ntiwankoraho, sibyo? Ariko mu bubasha bw'Imana ikwegereza ibiri kure. Imana ishimwe. Yarabivuze ngo nimura imisozi itabimenye. Imana ijya yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari. Imana igira ibintu yubura, yubika ibindi. Imana ishimwe. Dusengana Imana. Amen. Umaze iminsi urwaye uburwayi bwo kudakama, tolenga enima hosa edra, urasuzuguwe cyane. Lelihoriya, Imana ikugarurira icyubahiro cyawe. Amen. Waranyazwe, Imana yongera igutungishe. Waratawe, ibiganza by'Imana bigufate biguhindura uw'umumaro. Abagutaye bakwifuze kandi ntibazakubure, nawe uzababera amaboko. Mana turagushimiye. Haleluya. Waduhamagariye ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Wabwiye Yeremiya ngo nguhamagariye kubika, gusenya, kurandura, gutera no kubaka. Izina ryawe nirihimbazwe. Natwe twubatse urufatiro ruzima rw'agakiza mu mitima y'aba bantu baduteza amatwi, aba bantu batureba. Ariko kandi dusenyeye Satani, dusenyeye Bayari, dusenyeye abarozi, dusenyeye abadayimoni, dusenyeye igisekuru, tumennye karande mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bushya bw'abizera Imana butavuka mu isi, nyamara buhaba. Enokansi edrai tobenima ndihoria. Ubwoko bw'Imana butavuka mu isi, nyamara buhatuye, buhakorera, buhagenda. Imana ishimwe. Bufasha umwanzuro nonaha wo gusenyera Bayari na Shera mu izina rya Yesu. Igicaniro cy'Uwiteka nicyubakwe. Imana itwigarurire, imitima yacu ibe iy'Imana, akanwa kacu kaba k'Imana, imibiri yacu ibe iy'Imana, imiryango yacu ibe iy'Imana. Mwami turabiguhaye ibyacu byose. Joshua yaravuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ndagira ngo mutuganirize imikorere y'umwuka n'imbaraga z'amasengesho. Amen. Gute umwuka yakorera muri aya masengesho? Ni gute umuntu yasenga amasengesho akabigira umwuka akabigiramo uruhare? First of all, umuntu usenga agomba kuba yarabyawe n'umwuka. Cyo ni icyambere. Abantu mudukurikiye ntimukajye murushya imitima yanyu mutubaza ibihabanye n'ibyo twavuze, kandi ntimukajye mugora imyumvire yanyu mwumva ibitandukanye n'ibyanditswe byera. Niwumva ikintu kiri kugukonfuzinga, iyo confusion ufite ujye umenya ko yaturutse muri mayindi, ariko ibyanditswe byera byo birasobanutse. Umuntu usenga agomba kuba byawe n'umwuka. Imana ishimwe. Iyo isengesho umuntu asenga ritarimo igikorwa cy'umwuka wera, ntirigera ku Mana. Niyo mpamvu aka kantu uze kukanyibutsa umbwire ngo kuki ritagera ku Mana ritari mu mwuka. Uze kukanyibutsa, reka nkarengeho nsubize icyo, ariko uze kukanyibutsa. Kubyarwa n'umwuka nicyo gikorwa cya mbere umukristo akorerwa, akabahawe identification, akabahawe identite y'Imana. Ubwo ni icyangombwa. Icyangombwa cy'ukuri umwana w'Imana, icyangombwa cy'ubumana muri wowe. Kubyarwa n'umwuka biba ryari? Biba igihe twizeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ishimwe. Iyo tubyizeye tuba tuvutse mu buryo bubiri. Tuba dufite umubiri w'inaha mu isi, ariyo mibereho igira biro ikoreramo. Ariyo mibereho umugabo agira agashakana n'umugore, umugore agashakana n'umugabo, umwana akavuka. Ubwo ni ubuzima Imana ihita ihindura nk'uko umubona ikibiriti. Hari aho dushyira imyambi, sibyo? Kiriya tukita igiporoporo. Igiposhete. Epfiriye iwanyu bakitaga ni ikibiriti kitari nk'imyambi. Aya.
bavugaga igikongoti. igikongoti urakoze. Noneho hakaba icyo giposhete, iki giporoporo cyangwa ikibiriti kitarimwe imyambi. Uyu mubiri wacu iyo udafite umwuka, iyo udafite identification y'Imana, mu buryo bw'ubumana niko kiba kimeze. Iki kintu ntimugire ngo ntikigira icyo kimara. Hari igihe wajyaga kurahura ku rugo rwacanye ntibaguha amakara cyangwa ku rugo rutarimo umuriro, ariko ugasanga rufite ikibiriti bakakubaza ngo ufite igiporoporo, yego, bakaguha imyambi ukayitwara. yego. N'ubugingo bw'Imana niko bwavuye mu ijuru. Bwavuye mu ijuru ari ubumara buriho umuriro waka, ariko bukeneye ya mibiri yacu nk'igiporoporo kugira ngo niturasirwaho umuriro uboneke. Yesu yarabivuze, aravuga ngo naje gukongeza umuriro mwiza. Abantu babize shimi, umuriro utwika oxygene. Ahantu hatari oxygene umuriro ntiwaka. Natwe rero tugomba kuba turi umwuka mwiza w'Imana kugira ngo umuriro w'Imana wake. Ndumva nishimye. Oh, haleluya. Kugira ngo umuriro w'Imana wake tugomba gufata iki giporoporo. Yego. Muri hangana ko gakorora ntikabadeviye. Tugomba gufata iki giporoporo. Kirwara sida, gifite kanseri, gifite diabete, kirwaye hypertension. Yego. Tugafata icyo giporoporo. Ugakozaho umwambari kukaka. Tugafata iki giporoporo gituye mu manegeka. Gifite ibyirato by'amafuti ngo kibiburayi, ahakonje umubiri ugasuhererwa. Yego. Gifite ibigwi bipfuye ngo gitega indege ikora impanuka, ngo gituye mu nzu isenyuka, gishobora no gusonza. Gisonza. Iki giporoporo kijya muri metero imwe n'igice pfiriye kuzimu, inyo zikakwataga ku minsi 3. Iki giporoporo kibora. Yego. Iki giporoporo nyine, iki giporoporo nawe ubwawe utajyana mwimurikagurisha, iki giporoporo ukagifata. Nicyo umuririmbyi aririmbye yaravuze ngo niyambuye umubiri upfa. Umubiri upfa ubora ubabaye. Imana ishimwe. Ugafata iki giporoporo kidafite ikindi cyari kimaze. Kuko igiporoporo kidafite imyambi nticyaka, ariko atansiye. Umwambi utabonye igiporoporo wakwaka. Birashoboka. Abantu baragiye barabizi ko twacaniraga inkoni, umwambi ku nkoni. Noneho no kwibuye. Uretse no kwibuye, n'ubumara bw'umwambi monsherami, urabufata ukabusiga ahantu ukabureka bukumiraho. Iyo bwumiyeho burasiraho undi mwambi bukaka. Sibyo? Ubumara niyo butagira igiporoporo buraka. Ariko agaciro k'igiporoporo ntacyo kamaze. Ntacyo kamaze kadafite umwambi. Mu yandi magambo rero nshuti z'umusaraba, agaciro kanyu ni Kristo Yesu. Agaciro k'umubiri ni umwuka. Ni umwuka w'Imana. Niko gaciro k'umubiri. Naho uyu nguyu urashira, umenya umubiri ko ari umubiri. Tibuka umurwayi duheruka guherekeza tukajya muri urgence hahandi, si ngombwa kuhavuga. Warahageze urahahamuka. Ari umubiri. Ari umubiri. Gera mu mpanuka urebe umubiri. Nurwara gaheri hano, ari umubiri. Nugira ikibyimba, ari umubiri. Nta gaciro ugira, agaciro kawe ni umwuka we. Imana ishimwe. Uyu mubiri rero udafite umwuka ntuhamagara mu ijuru. Kuko umwuka ni connection. Kuko umubiri ntuvukayo. Ariko umwuka w'Imana muri twe ni umwana wo mu ijuru. Imana ishimwe. Ni umwana wo mu ijuru. Haleluya. Iyo atakiye muri twe, ijuru riravuga ngo uwacu arahamagaye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Uko umwana wawe atakira muri benshi, ukamwumva ukamumenya, ijwi ryo ukarimenya, niko umwuka wera avugira mu matage n'ingorane n'amakuba ari mu giporoporo cy'umubiri wo kwa sekuruza Karawudiyani. Imana ishimwe. Umwuka yavuze, Imana iravuga ngo nimwitabe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwuka ni utunihira, iminiho itavugwa. Imana ishimwe. Avuga ngo abadata. Haleluya. Rero umuntu agomba kubanza kubyarwa n'umwuka igihe yizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ababaye ikibiriti gitwaye umuriro. Imana ishimwe. Nyiri ikibiriti yarashe. Kakambi wari utwaye gakonje, gatwika umusozi. Niko imbaraga z'abanyamasengesho zimeze. Imana ishimwe. Muri wowe harimo imbaraga zo gutwika iyo karande. Muri wowe harimo imbaraga zo gutwika imivumo. Ko Bibiliya iravuga ngo ahindura abagaragu bayo kuba ibirimi by'umuriro. Abaheburayo
ndanezerewe. Imana ishimwe. Imana iciye akanzu. Haleluya. Imana iciye akanzu, tugeze ku musozi w'amasengesho. Tubyemere. Igice cya mbere Abaheburayo. Igice cya mbere Abaheburayo. Ndashaka guhita nsoma uwo murongo. Haravuga ngo ni icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana. Yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuga iti nzaba se nawe uzaba umwana wanjye? 6. Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamurame. Ibyo abamarayika yarabivuze iti ku murongo wa 7, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Kristo niwe kamere y'Imana. Imana ishimwe. Twebwe abagaragu b'Imana turi ibirimi by'umuriro, ariko uwo muriro ufite transifo iwohereza, ni muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imbaraga dufite zikomoka muri Kristo Yesu. Yego. Uko Kristo yatsinze niko abizera batsinda, kuko twaratsindishirijwe. Amen. Niyo mpamvu umuntu usenga agomba kubanza kubyara, akaba umwana w'Imana, agahabwa umwuka wera, arizo mbaraga. Uko Kristo ari kamere y'Imana, niko natwe iyo dufite umwuka wera tuba dufite kamere ya Kristo muri twebwe. Imana ishimwe. Nihute. Icya kabiri, nta byawe n'Imana. Yego. Abatizwa mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka ntabwo ari impano z'umwuka. Si ibi ngibi, si ukuvuga indimi, si uguhanura, si ukwerekwa, si ukubwiriza. Kubatizwa mu mwuka ni uguhabwa ubuzima bukunda Imana, buryoherwa n'ibihe by'Imana. Yego. Umuntu wabatijwe mu mwuka arasenga. Usenga amasengesho ya hato na hato. Imana ishimwe. Ni umubatizo w'umwuka. Abashaka kugumya kuganira ni wawe. Ubushaka kuguma kuganira ni wawe. Imana ishimwe. Umubatizo ni ijambo rituruka mu rurimi rw'Ikigiriki. Ni Ikigiriki. Rivuga batizo. Bisobanura kwinikwa cyangwa se kwibizwa. Yego. Iyo twabatijwe mu mwuka, ubuzima bwacu buba bwaribiye mu bwa Kristo. Ubwacu ntibugaragara. Ubwacu ntibugaragara. Yego. Buba bwaribiye mu bwa Kristo, hariho ubuzima bwa Kristo muri twe. Imana ishimwe. Abatwiyoboreye, mwumva umubatizo w'umwuka, tuba tuganjwe na Kristo. Yego. Kuganzwa no kuvuga abaganje. Yego. Ni uyoboye ku buryo twebwe duhinduka abagaragu ba Kristo. Amen. Akadukoresha tugakorana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Umubatizo w'umwuka ni utanga ibihimbano by'indirimbo by'umwuka. Umubatizo w'umwuka, umuntu wabatijwe mu mwuka aba ari mu isoko, kajya kumva aririmbye indirimbo yo mu gitabo cy'agakiza kandi nta teraniro rihari. Umuntu ufite umubatizo wo mu mwuka agira amateraniro muri we, atari no mu rusengero. Agendana iteraniro muri we, kuko yatedinga iteraniro ry'abera mu ijuru, arakumbura. Pawulo yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, ahora aviva ubuzima bwo mu ijuru.
umubiri turawubona aha ngaha ariko intekerezo ze Imana ishimwe ziri mu materaniro y'iwabo. Ibi narabivuze. Amen. Umugenzi ahajya ntabwo ari hanyura, anyura ahamugeza ahagiye. Twebwe twanyuze inaha ariko siho tujya. Twanyuze inaha ariko ntabwo ariho turi kujya. Ndabisubiramo ni ikinyarwanda kigoranye. Aho umugenzi anyura si hajya, ahubwo ahanyura hamujyanye aho ari kujya. Twebwe turi abagenzi. Rero iyo umugenzi agenda ibitekerezo bye bishyika iyo agiye mbere y'uko wagerayo. Mu yandi magambo agenda asanga ibitekerezo. Bivuze ko umuntu w'intekerezo aba yarashyitse kera. Ntashobora no kurara habonye kuko yakererwa iyo ari kujya. Niyo yanaharara ibitekerezo ntibiba birayaho. Ntabwo bihari. Biba birayaho ari kujya. Imana ishimwe. Niko n'umuntu wabyawe n'umwuka ameze akabatizwa mu mwuka. Anyura inaha ngaha ariko ibitekerezo biba biri iwabo mu rurembo rw'abakiranutsi. Uwo muntu iyo asenga amanura imbaraga ziriyo zikaza gukorera ibitangaza hano. Imana ishimwe. Uwo muntu yasenga umuriro wa Eliya, umuriro Eliya yamanuye ukamanuka ugatwika, ni umuriro Eliya yamanuye muri ubwo butware. Imbaraga duhamagaye gukora ku buzima bwawe sandika enimandi ya horia kesans edra peninga nimosa edra sikinomoria. Izo ni imbaraga zikura umuntu ku burema yaramugaye, ni imbaraga zimenagura karande, ni imbaraga zimenagura amagufwa ya Satani, zikamena ingingo n'imisokoro y'umwijima, zigacogoza zigakubita hasi. Imana ishimwe. Imbaraga z'umwuka mu masengesho. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihimbazwe. Amen. Umubatizo wo mu mwuka utuma dusabana n'Imana. Amen. Umubatizo wo mu mwuka niwo utuma Imana itubwira amakuru, niwo muyobora Imana ivuganiramo nawe. Imana ishimwe. Ni umubatizo wo mu mwuka. Haleluya. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya. Reka nkubwire akantu kambayeho. Turi kuvuga ku mbaraga z'umwuka mu masengesho. Igihe kimwe nari ndimo nsenga, nari ndi ku musozi nk'uku nguku. Reka mbwira abantu bafite gushidikanya ku Mana. Yego. Reka mbabwire ko Imana iriho kandi Imana ibaho. Imana ibaho, uburyo Imana nyizi nge n'Imana twavuganye, ijwi ryayo ryumva ritanyuze mu muhanuzi. Yego. Imana ivugana nanjye. Ereka Imana irabikora. Yavuganye nanjye, ijwi ry'Imana naryumvishe ridaciye mu muhanuzi. Imana irabikora kuko n'umuhanuzi aryumva direct ridaciye mu wari kubwira. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kandi iryo jwi numvishe byarankomeje, nibyo bihe mpagazemo uyu munsi. Imana ishimwe. Kuko navuganye nayo. Imana ishimwe. Rero nshuti z'umusara, ibi turi kubabwira so gutera baraza. Yego. Ntituri gushaka abafana. Yemwe twebwe ntitunahorana intsinzi naha. Yego. Ubuzima tubamo n'ugutsindwa ni gatebe gatoki, ariko intsinzi ya Kristo yihoraho kuri twebwe. Dushatse abafana rero twaba tubacogoshe kuko twebwe ntiduhora dutsinda. Turacogora ndetse cyane. Nari ndi kubwira umwe mu bayobozi bamwe batuyobora mu itorero mu idini dusengeramo, ndi kumubwira nti mwebwe rero muduhimbira ibyaha tutakoze, ariko Imana ikabanyura ku ruhande ikabahisha ibyo twakoze kandi bihari, ikagira ibyo bakinga. Noneho ibyo yabahisha kugira ngo mutabibona mukatwandagaza, iratubabarira ikadukoresha turabera tutejejwe nuko tugira ingeso nziza. Turi kugenda twerekera ku musozo, ko hari uburyo bwinshi njya nkunda kugukurikirana mu biganiro byose bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ariko kenshi mujya mukunda kuvuga uburyo umuntu akwiye gukorera umugisha. Yego. Kuki mutajya mwemera ko umuntu akorera umugisha ku Ijwi ry'Umukanguzi? Twebwe ntabwo ubundi mu bisanzwe iyo uyobora umuntu mu buryo bwo kwizera, uyobora bitewe n'icyerekezo cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza si kuri twe gusa, n'abandi yabakoreraho umugisha, ntacyo bidutwaye. We iyo ayobowe n'umwuka kuri twe, ni umugisha we n'umugisha wacu. Icyo mba ndashaka nuko tubwira abantu bakumva ko
twebwe hari icyo tubashakaho kuruta icyo tubaha, kuko reka mbibabwire, urakoze kumbaza icyo, ndabizi neza ko nta na kimwe umuntu uwo ari we wese yaduha kingana n'icyo tuba twatanze. Icyo dutanga nicyo gifite agaciro kuruta icyo baduha, icyo uwo ari we wese yaduha, kuko ibi bintu bigusaba imbaraga mu buryo bw'umubiri. Ibyo byihorere, iby'imbaraga bidusaba bireke. Yego. Kuko ubu ni ubutunzi mu buryo bwombi, ni ubugingo n'umubiri. Yego. Ni umugisha w'isi n'ijuru. Yego. Rero ntibigurwa, ntibigurwa, nta kintu wakora rero. Yego. Habaye aho ubwitange, ibyo ukorera ubikorera wavunitse, natwe ibi tubikora twavunitse. Ubwitange mu isi burangana. Yego. Ariko twebwe tubahesha umugisha mu bugingo. Yego. Ikirenze kuri iki jambo ry'Imana ntiwarigura. Sibyo? Rero ntabwo nge nanga ko abantu badukoreraho umugisha. Urabizi ko nanakubwiye ko ndakunda abantu bansabira umugisha. Ahubwo nkunda abantu bambera bambera umugisha. Nubwo buryo tuba dushaka ko abantu bakorera umugisha mu buryo bagutsemo. Bawukoreye kuri twe ntacyo bidutwaye. Ariko bawukoreye n'ahandi, icy'ingenzi ni uko bakorera umugisha kuruta uko bategereza uwo basabiwe. Kuko umugisha wakoreye wihuta kuruta uwo wasengeye. Yego. Imana iguhereza umugisha. Amen. Muri uru rugendo sinzi niba ari Yesu yabivuze, aravuze ngo dufatane amaboko. Nanjye reka mvuge ngo ku ijwi ry'Umukanguzi, reka dufatane amaboko kugira ngo turusheho kubaka ubwami bw'Imana. Amen. Njyewe reka mbivuge mu buryo bweruye nubwo utabyemera. Ku iki kiganiro ndabizi hariho nimero. Nibatanga ituro. Nibaritange kugira ngo umuntu atazavuga ngo yabuze uburyo bwo gukorera Imana. Ukabura byanzuye. Ituro ritangwa n'umuntu wizeye. Yego. Umuntu wumva yizeye. Umwuka w'Imana muyobore. Kandi n'ubundi bizagaruka twese bitugirira inyungu. Ibyo birengeho wibitindaho ubundi hatura umuntu utuje. Yego. Kandi iyo wizeye umutima uratuza. Imana iguhereza iyo utuje Imana itekerereza muri wowe. Itekerereje muri wowe ikoresha ubutunzi n'ibiganza byawe. Umuntu ibyo ni ibikorwa by'ubwenge bw'abana b'ubugingo. Niyo mpamvu ntajya mbabwiriza ubwiru bw'abakizwa. Kandi aha kuri social media ni ku karubanda. Ubundi marise, umuntu wese uzi ubwenge abiba mu mavuta. Yego. Umuntu wese uzi ubwenge abiba mu mavuta. Ubundi hari viziyo, hakaba na vizioneri. Sibyo? Ubundi iyo ushaka kwakira umugisha wa vizioneri ubiba kuri vizioneri. Washaka kwakira umugisha wa viziyo ukabiba muri viziyo. Reka dusenge. Imana iguhereza umugisha. Ubu se dusenge tuvuga ngo Imana ikora iki? Reka tuvuge ngo Imana ishimwe kubw'imirimo ikoze. Ntabwo Imana yabidukoresheje igikorwa nk'iki. Yego. Niturangiza ngo tujye kubwira Imana ngo kora ibi. Iby'Imana ikoze ishimwe. Imana ishimwe. Hanyuma abanyuzwe n'abizeye. Ntiwari uvuze ngo batanga ituro, mushimire Imana. Imana ishimwe. Nimuyishimisha amagambo yanyu Imana yumve. Amen. Nimuyishimisha ibikorwa byanyu Imana ibyakire. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Jene kwizera twabanye kuri kamera. Imana impinduka z'imirimo yose Imana ikoreye hano zikugereho mu izina rya Yesu Kristo. Mariseri twabanye, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ugire no ku muryango. Urega umugisha wawe, umugisha ni isoko. Ntabwo isoko ihembura ubutaka irimo gusa, ivomerera ubutaka n'abaturage baraho. Si umuryango gusa n'igihugu. Imana ibaha umugisha ufite izina, Imana ibaha umugisha witwa, abantu bita, ku buryo abantu bawumenya bakamenya imigisha yayo. Kandi ibigirire n'abandi bizera bose babyizeye bari. Amen. Ntabwo mfite ukundi nsenga. Muhabwe umugisha na Christo. Shalom shalom. Ijwi ry'Umukanguzi.